Suhuza abakunzi ba Authentic Christendom TV. Ni Dr. Symphorien ubasuhuza. Uyu munsi ni tariki ya 9 umwaka 2023. Nkaba rero mbahaye ikaze kuri uru rubuga rwa Authentic Christendom TV, bisobanuye ngo ubwami bwa Kristo butarimo itekinika y'abanyepolitiki. Nabisobanuye kenshi ko ntago mpanganye n'abanyepolitiki, ahubwo iyi ni channel Imana yashimye ko yavuka kugira ngo ibe ijwi ry'Imana rikebura abanyepolitiki akenshi bimika umwijima wa Antikristo. Ntabwo rero mpanganye nabo, ahubwo turuzuzanya mu kumurikira isi, kuko abanyepolitiki bafite inshingano zikomeye mu kuyobora isi. Iyo bageze mu butegetsi cyangwa se bari mu butegetsi, baba bafite inshingano zo kwamagana ikibi, bakimika icyiza bakoresheje imbaraga bahabwa n'itegeko. Niyo mpamvu rero iyo bashyizemo itekinika bibangamira ubushake bw'Imana. Iyi channel rero ikaba ishimangira ko itorero ryagombye kwigenga kugira ngo ribe ijwi ry'Imana rikebura abanyepolitiki. Uyu munsi rero ni umunsi nta muri Amerika bita Columbus Day, ni umunsi mukuru wa Columbus. Umwe wakoze nyine ingendo agenda avumbura ibintu byinshi, akavuga ko yavumbuye Amerika, ariko ubundi yasanze hari abandi bantu bahatuye, aho bita Indian Americans cyangwa se indigenous. Mbese yahasanze abantu, ariko hari aho nigeze gusoma ko ubundi amaze kubavumbura yavuze ko ari we ubaye intumwa nyuma ya Yesu Kristo, kuko yavuze ko avumbuye isi nshya ivugwa mu byahishuwe. Hari abantu benshi kandi babyenderaho bumva ko babyita New World, bakavuga ko nyine ijuru n'iri nta rindi, ariko ntabwo ariko biri. Wako karagaciyemo. Ikinzanye uyu munsi ni ugusubiza ibibazo nabajijwe niba pasiteri cyangwa abakristo bagomba gutora umukuru w'igihugu. Ibibazo byaje nyuma y'ibiganiro nakoze ibiganiro 2 ngitangira, mbikora mu Cyongereza. Hanyuma haza kuboneka abantu bamwe bajya bavuga bati ariko washyira no mu rurimi twumva urundi kuvuga, bamwe bita Ikirundi, abandi Ikinyarwanda, abandi Ikinyamurenge, abandi Igihutu. Uko mwarwita kose ariko ni rumwe, kuko twumvikana nta musemuzi dukeneye. Ubwo rero nabonye benshi hari abashatse ko nahindura ibyo bintu navuze mu Cyongereza nkabivuga muri uru rurimi. Narabikoze rero mu kiganiro nise inshamake ku buhenebere bw'itorero mu bihugu by'iburengerazuba. Inshamake ku buhenebere bw'itorero mu bihugu by'iburengerazuba. Nyuma y'icyo kiganiro rero hari umuntu wagikurikiye, hanyuma yandikira Mama Comfort, umufasha wanjye, amusaba ko hari ibibazo nasubiza, ngo yagize ibibazo, hari ibibazo yagize amaze kumva icyo kiganiro. Amubwira rero ko ibyo bibazo nimbisubiza ngomba kuzifashisha imirongo ya Bibiliya mu kubisubiza. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti ese idini n'itorero bitandukanira hehe? Ngiye mbitandukanya gute? Kuko hari aho wenda nagiye nkoresha idini cyangwa itorero nkabivangavanga, ariko nkeka ko abakoresha uru rurimi ni kenshi dukoresha idini cyangwa itorero tuvuga ikintu kimwe, tuvuga the church. Ni muri ubwo buryo nakoresheje aya magambo, yenda ngenda nyahindaguranya, kuko muri uru rurimi dukunze kubikoresha gutyo, rimwe ukavuga idini ubundi ukavuga itorero, ariko navugaga nyine umuryango w'abakristo, akenshi niwo navugaga, cyangwa se the church. Ururimi ruragoye nyine, ariko nashatse navugaga itorero ry'abakristo. Ururimi numvise
wa mupasiteri witwa Shadaraki. Shadaraki afite YouTube channel yitwa Amateka TV. Yavuze ko ururimi tuvuga ngo ari igiheburayo, ntabwo nabisobanukiwe neza, ariko yavuze ko ari kwandika igitabo kizadufasha kubyumva neza. Nkasaba ko abazumva kino kiganiro yenda bazamubwira ko icyo gitabo tugitegereje. Mfite amatsiko yo kuzagisoma, nkashobora kuba nshaka kumva ukuntu ururimi turi kuvuga ari igiheburayo. Ikibazo cya kabiri uyu muntu yabaje ati ni gute muri buri dini harimo umugeni wa Kristo? Nkeka ko yakoresheje idini hano ashaka kunyumvisha ko yenda navuze idini nshaka kuvuga yenda Judaisme, Buddhisme, Islam, yenda n'andi madini, ariko njye navuze umugeni wa Kristo ko nyine mu matorero y'abakristo niho navugaga ko mu matorero yose y'abakristo harimo umugeni wa Kristo. Ntabwo ari mu madini, amadini, ariko amadini y'abakristo cyangwa se amatorero y'abakristo nicyo nashatse kuvuga, ko mu bantu bose bemera Kristo, malgré yenda ko tutamwemera kimwe, ariko mu bemera Kristo bose niho navuga ko harimo umugeni wa Kristo. Nkaba narabisubije nkoresheje ya ndirimbo yo mu Gakiza ya 21, narayiririmbye nyine ko buri wese mu itorero abujijwe mu itorero, buri muntu mu itorero abujijwe muri ryo. Ni ukuvuga nyine ngo abejejwe muri buri torero, abo ngabo ni abageni ba Kristo. Ariko hari n'abandi nigeze kumva bavuga ku rubuga ndiho kuri Facebook, bavuga bati ntabwo abakristo bose ari abakristo nyakuri, harimo n'abakristo bishushanya. Of course ibyo birashoboka kandi biriho, ariko nta gipimo dufite cyapima abakristo nyakuri n'abatari abakristo nyakuri. Rimwe na rimwe yenda umuntu yabipima, ariko akenshi ahubwo biteza intambara n'amakimbirane kurusha ubusabane mu murimo w'Imana. Urugero ngaha natanga, hari nk'abavuga ko Kiliziya Gatolika, ko umuyobozi wa Kiliziya Gatolika nyine we bita Papa, ko ngo yaba ari antikristo. Mbonye ntabwo ndakubimushinja, ariko ababimushinja barahari kandi benshi turabibona. Ariko naho yaba ari we, ntabwo bivuga ko abagatolika bose baba ari antikristo. Ndemeza ko mu bagatolika harimo abageni ba Kristo. Natanze urugero kuri Kizito Mihigo, ndumva uretse yenda abo mu Nkotanyi bamwishe badashobora kwemera ko bafite ibyo bamushinja kugira ngo babone uko badefanda cyatumye bamwica, ariko nkeka ko abakristo bari mu nzira nyayo, bari mu mwuka nyawo, sinzi ko hari uwatera ibuye Kizito Mihigo kandi yari umugatolika. Ubwo ibyo rero nyine niho mpera mvuga nti mu matorero yose y'abemera Kristo harimo umugeni wa Kristo. Ku by'intambara rero z'amatorero cyangwa amadini, yenda uwabajije kino kibazo afite doctrine batsimbarayeho, nanjye mfite iyo nsimbarayeho, ariko jyewe yenda kamboneraho mbabwire ko ndi umupresbyterienne kandi ndashuje mwese abapresbyterienne aho muri ku isi hose. Jyewe ntabwo ndi umuntu wabaswe na doctrine, ntabwo uyu murongo w'abapresbyterienne gusa, ahubwo ni umurongo w'abakristo bose barenze kuba muri coffre fort ya doctrine, kuba mu gikarito cy'amadoctrine. Ibyo narabirenze, ni nayo mpamvu nyine uyu murongo uriho. Ikibazo cya gatatu gisa n'icya kane ndetse n'icya gatanu, ibibazo bitatu bya nyuma bijya gusa. Uwo muntu yabajije niba pasiteri cyangwa umukristo agomba gutora perezida wa repubulika. Iki ni ikibazo kitoroshye mu by'ukuri, dukurikije nyine uko
dogitirine zimwe zimeze n'uko tubibona. Ubwo rero nagerageje, kuko yasabye ko nasubiza ibibazo nkoresheje ntanze referanse ku mirongo ya Bibiliya. Ubwo rero nagerageje gushaka umurongo wa mbere nabonye muri Matayo ibice 20, umurongo wa 15 kugeza wa 22. Reka tuhasome muri Matayo ibice 22, umurongo wa 15 kugeza 22. Ndasoma muri Bibiliya yanditswe mbere ya 94. Ntabwo ari umukara, ni uko isa, igifuniko cyayo nicyo cy'umukara. Haravuga rero, haranditse ngo maze abafarisayo baragenda bajya inama y'uko bari bumutegeshe amagambo. Bamutumaho abigishwa babo hamwe n'aba Herode bati, mwigisha, tuzi yuko uri inyangamugayo kandi ko wigisha inzira y'Imana by'ukuri, nturobanura abantu ku butoni, kuko utita ku cyubahiro cy'umuntu wese. Nuko tubwire, utekereza ute? Amategeko yemera ko duha Kayisari umusoro cyangwa ntiyemera? Ariko Yesu amenya uburiganya bwabo, arababaza ati, mungeragereje iki mwandyarya mwe? Nimunyereke ifeza y'umusoro. Bamuzanira idenariyo, ndakeka ari igikoroto. Arababaza ati, iyi shusho n'iri zina ni ibyande? Baramusubiza bati, ni ibya Kayisari. Maze arababwira ati, nuko rero ibya Kayisari mubihe Kayisari, iby'Imana mubihe Imana. Babyumvise barumirwa, bamusigaho baragenda. Nkimara gusoma aya magambo, byatumye mfata nsa n'ugenza buke, mbanza gusengera iyi gahunda yo gusubiza iki kibazo, kuko numvise gishobora kuba gikomeye kurenza uko nabitekerezaga nk'igisoma bwa mbere, nkisoma ibyo bibazo bwa mbere. Iyi passage rero maze gusoma iratubwira ko abanyedini, ni Judayizme niyo yari iriho icyo gihe ku bwa Yesu Kristo, yari Judayizme, na n'ubu biracyahari. N'abakada ba Herode babajije Yesu iki kibazo bagamije kumutegera ku ijambo ngo bamugushe mu mutego, kuko kimwe n'Abisirayeli bose, abafarisayo ntibari bishimiye imisoro ihanitse bakwaga n'ubutegetsi bw'Abaroma bwari bwarigaruriye igihugu cyabo ku ngufu. Kandi hagati aho ngaho, abakada ba Herode nabo nubwo bari Abisirayeli bakoreraga ingoma y'Abaroma, ariko ntibihanganiraga uwo ari we wese wari kugumura abaturage ngo babuze gutanga imisoro. Donc hari izo groupe ebyiri, abafarisayo batanezerejwe n'uko bakwa imisoro ihanitse n'Abaromani, ariko hakaba n'abandi Bayisirayeli bakorera Abaromani, nka bamwe twita Rehutu de Sereresi. Aha ngaha sinzi niba byumvikanye neza, hari nka kwa kundi nyine mpatse ibihugu yimika umuntu muri Afurika, noneho hakaba abantu muri Afurika bakayoboka. Niko yenda twagereranya n'abantu bari bakoreraga Herode nawe abantu be bakaka imisoro yo kohereza i Roma. So abo ngabo rero bifuzaga ko abantu batanga imisoro nubwo bari Abisirayeli, ariko abafarisayo bo batabishaka. Ariko aya magurupe yombi bagera kuri Yesu bose bakamurwanya. Donc amagurupe yose uko ari abiri yaramurwanyaga. Imwe itemera ko batanga imisoro,
indi yemera ko batanga imisoro, ariko bose bagahurira ku kintu kimwe cyo kurwanya Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero bakomeje nyine kumurwanya kugira ngo baza kumvikana kugira ngo bamutegere ku ijambo iri ngiri tumaze gusoma muri Matayo 22 umurongo wa 15 kugeza umurongo wa 22. Bari bazi ko ibyo ari byo byose uko ari busubize, yabagamira ku bafarisayo cyangwa ku bakada ba Herode, ari bwe mu mutego babone noneho ko bamufatira ku ijambo, bakora ibyo bashaka gutekinika bamufatiye ku ijambo. Abafarisayo ni bantu ki? Reka turebe muri Matayo ibice 3 umurongo wa 7. Abafarisayo ni bantu ki? Matayo ibice 3 umurongo wa 7 niko Yohana umubatiza asobanura abafarisayo. Matayo ibice 3 umurongo wa 7. Abonye abafarisayo n'abasadukayo benshi bazanywe no kubatizwa, arababaza ati, mwa bana b'inshiramwe, ninde wababuriye ngo mwunge umujinya uzatera? Nuko Yohana umubatiza yafataga abafarisayo ndetse n'abasadukayo nk'abana b'inshira. Murumva ukuntu ari ikintu gikomeye, urumva ukuntu babafataga. Abo bafarisayo rero niyo yari gurupe ikomeye mu iyobokamana cyangwa se muri Judaism. Mu gihe cya Yesu yahanganye na Yesu cyane bikabije. Mwabisoma muri Matayo ibice 15 umurongo wa 1 kugeza umurongo w'9, ndetse no muri Matayo 23 umurongo wa 1 kugeza 36. Aho ngaho mwasangamo ukuntu nyine abafarisayo bahanganye na Yesu cyane, ariko Yesu nawe yarabapingaga cyane, yabacaga amazi cyane. Twasoma nko muri Matayo 5 Matayo 5:20, Matayo 5 umurongo wa 20, Matayo 5 umurongo wa 20 haranditse ngo, kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu nikutaruta uko abanditsi n'uko abafarisayo, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Nuko Yesu yafataga abafarisayo ko n'abafarisayo nyine yabonaga ko ari abantu badafite umwanya mu ijuru, akabwira abandi ngo bitandukanye n'ibyo abafarisayo. Reka tunarebe muri Matayo 16 umurongo wa 11. Matayo 16 umurongo wa 11, umurongo wa 11 6:11 haranditse ngo, ni iki kibabujije kumenya yuko ntababwiye iby'imitsima, keretse ko mwirinda umusemburo w'abafarisayo n'uw'abasadukayo? Nguko nyine uko Yesu yafataga abafarisayo n'abasadukayo. Bari abantu bagomba kugendera kure, abantu bagomba kwirinda. Nabo rero bakamupinga cyane, bakamurwanya cyane, bakavuga bati ahubwo Yesu asangira n'abapagani. Mwabisoma muri Matayo ibice 9 umurongo wa 11, muribuka cya gihe asangira ajya kwa Zakayo, abantu bakavuza induru ko agiye gusangira n'umupagani. Bakongera bakamushinja ko akiza abantu ku isabato. Ibyo mwabibona muri Luka ibice 9 umurongo wa 7. Kandi bamushinjaga ko intumwa ze zikora ku isabato. Ibyo mwabisanga muri Matayo ibice 12 umurongo wa 1 kugeza uwa 7. Ndakeka hariya muri Luka ari umurongo muri Luka, reka ndebe Luka ko navuze ibiri byo muri Luka ibice 9, Luka ibice 9, Luka ibice 9, Luka ibice 9, umurongo wa nuko umwami Herode yumvise ibyabaye byose
ndakeka hariya nshobora kuba ntanditse umurongo neza, ariko nyine hari aho abafarisayo bamushinjaga ko akiza abantu ku isabato. Ikindi bamuregaga ko nyine intumwa ze zikora ku isabato nk'uko biri muri Matayo ibice 12 umurongo wa 1 kugeza umurongo wa 2, kandi bakamushinja ko ataziririzaga imigenzo y'abakera, nabyo biri muri Matayo 15 umurongo wa 1 kugeza uwa 2. Ariko hari n'abafarisayo bakundaga Yesu, ariko ni make cyane. Ibyo twabibona muri Luka 13, muri Luka 13 umurongo wa 31, 13, 31, haranditse ngo uwo munsi haza abafarisayo bamwe baramubwira bati va hano ugende kuko Herode ashaka kukwica. Urumva ko hariho abafarisayo bakundaga Yesu, ariko bake cyane. Abafarisayo bari abakonservative, bifataga nk'aho ari bo bubahirizaga amategeko ya Mose kurusha abandi. Bakavuga ko iyo abatuye Isirayeli bose baza kuba ari intungane nk'abo nk'abafarisayo, Imana iba yarohereje Mesiya kubakiza ingoma y'igitugu cy'Abaroma. Donc ntemeraga ko Yesu ari we Mesiya kugeza n'ubu. Bashakaga Mesiya wari kuza arwana akirukana abavantara b'Abaroma, agahindura Isirayeli gusa ubwami bw'Imana, ari Isirayeli gusa ibaye ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu bamubambye. Ubundi bavuga ko cya gihe bavuze induru bati mudufungurire Baraba mubambe Yesu, ni uko Baraba bavuga muri Bibiliya yari umurwanyi warwanaga n'Abaroma. Bakavuga bati nangwa n'uriya we araturwanirira, ubwo Yesu ni umubambe murekure Baraba. Niyo mpamvu Baraba bamurekuye. Abafarisayo rero nyine nuko bari bateye, bumvaga ari abantu bakiranuka cyane, ko kandi iyo abantu bose baza kuba bameze nk'abo muri Isirayeli, Imana ibaroheje Mesiya bari bategereje, noneho akaza arwana, akaza akabakiza ingoma y'igitugu cy'Abaroma. Ni ukuvuga ngo ntago batahuye Yesu uwo ari we, kandi ibyo na n'ubu biracyariho, nicyo gihe byabayeho. Mwibuka ko na Petero hahandi avuga hahandi i Kayizariya Filipi, uzi ko cyagiye Yesu abaza ati bamuvuga ko ndinde, yavuze turi Yesu. Hashize akanya ati ababwiye ko bari bazamwica akazuka. Petero uzi ko yavuze ati reka ibyo ntibishoboka, kuko nawe yazi ko byanze bikunze Yesu ari umuntu waje kwimika ubwami, yenda akabagira nk'abaminisitiri. Donc ntabwo Yesu abantu ari mu gihe cye, na n'ubu nyine abantu kumutahura n'ibintu bikigoranye. Ariko Petero muzi ko nyuma yaho yaje kubitahura uwo ari we, cyane cyane nyuma yaho Yesu azukiye. Ubu rero nyine tugendeye kuri inkuru y'Abafarisayo, icyo nababwira ni uko ni ukwitondera abantu bigira intungane cyane kurusha abandi nk'Abafarisayo. Ndi kuvuga ko aya magurupe y'abantu yari akomeye cyangwa se yarazwi cyane mu gihe cya Yesu, kuko ndi gushaka gusubiza ibijyanye n'amatora, ariko mbere yaho hari n'ibindi twagombye kumva, twagombye kumenya. Ese nk'amatsinda nk'aya yatora gute, cyangwa icyo gihe haza ko hari amatora yari gutora gute? So indi gurupe rero yari iriho mu gihe cya Yesu ni Abasadukayo, nk'uko twasomye ko Abasadukayo n'Abafarisayo Yesu bashyiraga mu gatebo kamwe, ko bose bari abantu bishushanya. Abasadukayo rero bari Abayuda bo mu miryango ikomeye y'abatambyi, bemeraga amategeko yanditse gusa, mu gihe Abafarisayo bo bemeraga yose n'atanditse. Ariko mu kurwanya Yesu bose bakabyumva kimwe. Donc Abafarisayo n'Abasadukayo bakabyumva kimwe mu kurwanya Yesu. Abasadukayo nibo bari biganjemo abayoboke ba Herode. Bumvaga ubuyobozi bw'Abaroma bunyuze muri Herode
nubwo yari mwene wabo, bwari uburyo bwiza bwo gutuma Isirayeli idasenyuka. Bimwe nigeze kuvuga mu kanya nyine nk'ibyo twakwita utuduserivisi muri context ya politiki yo mu Rwanda rwa none, ubwo bampatse ibihugu baje bimika abo bimitse uko tubibona, noneho abandi nabo barayoboka bati nta kundi kugira ngo tubeho ni uko nyine iyi ngoma yahagarara. Donc urumva ko bifitanye isano umuntu agerageje kubigereranya. Donc bahisemo kuyoboka abavantara, ndavuga abaromani. Abasadukayo bahisemo kuyoboka abavantara, aribo ndi kuvuga abaromani mu icyo gihe cya Yesu. Indi gurupe y'abazelote bari abo bita abanationaliste cyangwa abapatriote muri iki gihe, no mu gihe cyabo nyine bari abayuda bari bashyigikiye ko habaho imirwano yo kwirukana abaromani. Nkeka ko n'abari aba yaba hari muri iyo gurupe y'abazelote. Ntabwo nabisecinze ngo ndebe neza, ariko nawe niyo mpamvu bamurekuye, kuko we yarwanaga, yari afite nk'igurupe hari y'abarwanyi. Niyo mpamvu bavuze bati turekurire uwo nguwo turwanirira mu bambe Yesu. Abazelote rero nyine bari abo ngabo bagashaka ko hasubiraho ubuyobozi bwubakiye ku iyobokamana, ibyo bita tewokarasi. Ubundi njya numva hari abavugabutumwa bavuga ko hagomba kugaruka tewokarasi, ariko tewokarasi ni ingoma y'igitugu yubakiye ku iyobokamana. Ntabwo rero nkeka ko ariyo gahunda y'Imana ko hagarukaho tewokarasi nk'uko yari imeze mu gihe cya Isirayeli. Tewokarasi ni nk'aho tubona muri Afghanistan n'ahandi hose, ahantu ubutegetsi bushingiye ku iyobokamana ariko y'igitugu. Noneho hari n'abandi bitaga aba SNS, nayo yari gurupe, iyo yari gurupe nayo yariho mu gihe cya Yesu. Iyo gurupe rero yafataga abo maze kuvuga, abazelote, abasadukayo n'abafarisayo bayobeye mu by'isi. Ubwo rero bahisemo, donc aba SNS bahisemo kwigira mu butayu gusenga, kuko babonaga ko inzira yo gushimisha Imana yari isigaye yonyine ko ari ukwitandukanya n'abanyamadini b'abayobe n'abanyepolitiki b'abapagani. Nka bamwe njya numva ngo bibera mu misozi, mu masengesho za Kanyarira n'ahandi mu Rwanda. Iyo misozi ntabwo nyizi, ariko numva ko bahari, ndetse ko numva muri iyi minsi ngo bishobora kuba byarahagaritswe. Abantu nk'aba rero birumvikana ko nk'aba bameze nk'aba SNS, iby'amatora urumva ko kubibabwira ni ibintu nta sense, ntabwo biba bifite sense, ntabwo bashobora kubyumva, ntashobora kubyemera. Ntabwo iby'amatora babikozwa. Ariko no mu yandi magurupe navuze haruguru, ari abazelote, ari abafarisayo n'abasadukayo, birumvikana ko mu gihe cy'amatora, uretse ko bo icyo gihe atabagaho, urumva ko abaye amatora n'ubundi bagomba gutora uwabo gusa, naho yaba adashoboye kuyobora. Icyo ni ikibazo gikomeye kugeza n'uyu munsi kujyanye n'amatora. Uwujuje ibyangombwa kuyobora agomba kuba ari uwacu, agomba kuba ari uwo muri gurupe yacu, agomba kuba ari muri box yacu, agomba kuba ari muri konfereforo yacu. Nubwo ko ndi kuvuga nyine ku bijyanye n'amatora, ndimo ndabisatira neza kugira ngo byumvikane neza. Imiterere n'imikorere y'aya matsinda amaze kuvuga haruguru, abafarisayo, abasadukayo, abazelote n'aba SNS, imiterere yabo n'imikorere yabo birerekana ikibazo gikomeye cy'ingengabitekerezo za buri tsinda ryifunganye muri konfereforo. Konfereforo nabuze ikinyarwanda cyabyo, ariko banza hari, sinzi niba nyifite, ndabona hari yavuyemo, ariko murayizi konfereforo, murayizi konfereforo, murayizi konfereforo, konfereforo murayizi, murayizi konfereforo, murayizi konfereforo, murayizi. Reka nze nyibereke kugira ngo ahari tugendane, reka mbereke konfereforo. Iyi niyo konfereforo, ni cya kintu nyine
abantu baba bafite yenda amafaranga menshi bashaka umutekano, cyangwa se bamwe batunga imbunda kugira ngo wenda zibe ziri safe. Iyi niyo coffre-fort. Nshaka gukoresha iki kintu kugira ngo abantu bumve neza ikibazo cy'amagurupe nk'aya ngaya yari ariho mu gihe cya Yesu, yifungirana mu ngengabitekerezo yabo muri coffre-fort, ntatume cyangwa se ntashobore ntagire ubusabane n'ayandi magurupe. Nibyo ndi kuvuga rero nyine ko imikorere y'aya matsinda asa n'ikibazo nyamukuru dufite muri iyi minsi, ko hari amagurupe yifungiranye mu bikarito cyangwa muri coffre-fort. Aho igikarito byaba byoroshye, muri coffre-fort bifungiranyemo. Ibi kandi biri muri politiki, bikaba no mu madini. Amadini nayo afite coffre-fort yabo bifungiranyemo n'amadokutrine yabo. Ibi bigira ingaruka rero mbi cyane ku matora. Niko ko ndi kuvuga, ndi gusubiza niba pasiteri cyangwa abakristo bagomba gutora perezida. Ikibazo gikomeye ni uko buri tsinda rishaka gutsindagira ibi abandi bantu muri coffre-fort yabo. Urugero rwa hafi dufite ni ubushyamirane bwagaragaye ku mbuga nkoranyambaga hagati ya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro bita Grex mu mpine, na ya groupe yindi bita Ineza ya Bose ivugirwa na Dr. Charles Kambanda. Twabonye ubushyamirane bafitanye bukomeye ku mbuga nkoranyambaga. Buri groupe iri muri coffre-fort yabo n'ingengabitekerezo zabo. Noneho umuntu akibaza ati ese bibaye ngombwa ko umuti w'ikibazo cy'u Rwanda waba ari uguhitamo umukandida umwe muri aya magurupe abiri, byagenda gute? Amatora yakorwa ate? Nkurikije ibyo uko mbibona ni uko bahitamo gusukamo inshishi bose, hajya twitaga tumuhombe, cyangwa se nyine ngo turatugabane niwanga bimeneke. Nkeka ko nicyo kintu gishoboka cyonyine bakora, kubera uko bifungiranye, buri tsinda ryifungiranye muri coffre-fort n'ingengabitekerezo za buri groupe, nk'uko byari bimeze mu gihe cya Yesu kubw'abafarisayo, abasadukayo, abazerote, bose ntabwo babyumvaga kimwe, cyane cyane ku bijyanye n'ingoma y'Abaromani yari bakandamije. Bamwe bakavuga ati tugomba kubaha imisoro, abandi bati ntitugomba kubaha imisoro, abandi bati mwese muri abayobe, twe twigiriye mu butayu. None se ingaruka zo kwifungirana muri coffre-fort ni izihe ku itorero ndetse no muri politiki? Ni izihe ngaruka zo kwifungirana muri coffre-fort, muri politiki no mu iyobokamana? Ingaruka ikomeye ni ukwitirira abandi inkomoko y'ibibazo witeje ubwawe. Urugero natanga ni nk'umwana uri kwiga agakambakamba kinyumanyuma, agakwama mu ntebe. Aho gutekereza kuyivamo akambakambya ajya imbere, agakomeza agahenengeramo kinyumanyuma. Yananirwa kuvamo ati ibi byose mbitewe n'iyi ntebe, aho kubona ko ari uko ari we uri gukambakamba kinyumanyuma. Iyo bimeze gutya niho usanga umuntu cyangwa itsinda ry'abantu, nk'aba nari ndi kuvuga, bashinga ibirindiro mu cyo twita blaming station, sitasiyo yo kwitirira abandi inkomoko y'ibibazo byawe, muri ya coffre-fort itagira n'akadirishya. Abari muri blaming station habamo ingengabitekerezo ihuma amaso y'umubiri n'ay'umutima, bigatuma tutabona inkomoko y'ikibazo runaka kitwugarije. Ibi bigatuma dufata imyanzuro ituma ikibazo kirushaho kwiyongera. Kubw'ibyo, uko kwibeshya gutuma dufata imyanzuro itaboneye, akaba ari nako bikunze kugenda mu matora. Ndi gusubiza
niba pasiteri cyangwa umukristo agomba gutora. Umuti rero uroroshye, umuti uroroshye kuwuvuguta ku bijyanye n'ibintu byo kwifungirana mu makomfureforo n'ingengabitekerezo za buri gurupe. Umuti uroroshye kuwuvuguta ariko kuwunywa biragoye. Donc umuti ni uguca akadirishya muri komfureforo. Ngo ngabonye ukuntu komfureforo ni ikintu gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo guca mu idirishya nabyo ubwabyo kubitekereza ni intambwe ikomeye, kuko harimo risiki. Abo muri iyo komfureforo bashobora kubikuziza cyangwa se bakakwangira. Ni ukuvuga rero nyine ngo umuti w'aya matsinda dufite ni uko haboneka, ni uko abayahagarariye bacamo akadirishya muri ziriya komfureforo, hanyuma bagatega ugutwi ibitekerezo byabo badahuje ingengabitekerezo, kandi bakemera ko nabo bashobora kuba bibeshya mu mahame bagenderaho muri iyo komfureforo yabo. Gusa ntabwo nirengagije ko muri ako kadirishya umwanzi mu rwego rwa politiki cyangwa se antikirisi mu rwego rw'iyobokamana yabaca muri humye. Ariko kandi baca umugani ngo utagira ibipfa ntagira n'ibikira. Ibyo nakwibutsa opozisiyo na mukeba wayo FPR Inkotanyi ni uko great leaders listen more and talk less. Abayobozi beza batega amatwi cyane kuruta kuvuga cyane. Bisa naho social media yorohereza abantu kuvuga cyane kuruta gutega amatwi. Reka nibutse abayobozi b'ingeri zose bige gutega amatwi abo muri komfureforo zabo n'abo hanze n'abo bo mu zindi komfureforo. Muri Luka ibice 6:7 handitse ngo niba mukunda ababakunda gusa, abo mubana muri komfureforo gusa, niba ari mukunda gusa, muzashimirwa iki? Naho icyo nibutsa abakristo ni uko kuba umwe kugira ngo ab'isi nabo bemere bakizwe nibyo Yesu yasize ategetse mu ryasengesho yasenze muri Yohana ibice 12:22, urebye n'igice cyose cya 17, yarasenze asaba ko abazamwemera, abazamukurikira, abakristo bazamukurikira bagomba kuba umwe kugira ngo ab'isi nabo bakizwe. Tugarutse rero ku matorero yihugiyeho muri komfureforo na za dogitrine zabo, nubwo buri torero muri iyo komfureforo ryihisha mu mvugo ko riyobowe n'umwuka wera, tuzirikane ko umwuka wera tuyoboresha ijambo ry'Imana. Umwuka wera tuyoboresha ijambo ry'Imana. None se ijambo ry'Imana rivuga iki ku matora? Nicyo kibazo nabajijwe, ikibazo gikomeye cyane. Ijambo ry'Imana rivuga iki ku matora? Ese pasiteri cyangwa umukristo yatora? Mu by'ukuri ntaho Bibiliya itegeka abakristo gutora perezida, cyane ko Bibiliya yanditswe mu gihe nta demokarasi yabagaho. Ariko Yesu wasize ategetse ko abamwizera by'ukuri bagomba kuba umwe muri Kristo, kandi ubwo bumwe bukagaragarira ab'isi kugira ngo nabo bakire agakiza. Yesu yanategetse ko abazamukurikira bagomba kuba umunyu n'urumuri by'isi mu bikorwa bifatika, nk'uko biri muri Matayo 5 ibice Matayo 5:13-14. Reka naho twasomeye muri Matayo ibice 5 umurongo wa 13 kugeza umurongo wa 14. Haranditse ngo muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Nguko ngicyo Imana ibwira abakurikira Kristo by'ukuri. Zimwe mu nshingano zikomeye z'umukristo ndetse n'itorero ni ukuba umunyu n'urumuri by'isi mu bikorwa bifatika. Bimwe muri ibyo bikorwa bifatika ni amatora.
kubw'ibyo rero imwe mu nshingano z'itorero nk'uko ndi kubivuga ni uguhindura imico n'imigenzo ya gipagani mu isi. Itorero rigomba guhindura sosiyete, ntabwo ari sosiyete ihindura itorero. Mu yandi magambo, abakristo bafite inshingano zo gucengera muri sosiyete yafashwe bugwate n'umwijima w'isi, bagacanamo urumuri rw'agakiza. Abategetsi babuza amatorero gukora mu bwisanzure baba batinya ko abakristo bamurikira bafashwe bugwate n'uwo mwijima. Imwe muri strategy z'ubutabazi ku bantu nk'abo bafashwe bugwate ni ugutora umuperezida ushyigikiye indangagaciro z'Imana. Aha bisaba gusohoka muri ya confréfort y'itorero cyangwa y'itorero runaka cyangwa y'ishyaka runaka, umuntu agatora nk'umwambasaderi w'Imana mu isi. Ndi kuvuga umukristo agatora nk'umwambasaderi w'Imana mu isi. Umukristo udatora ni uburenganzira bwe kuko ntaho Bibiliya bitegeka, ariko ni ikimenyetso cy'umwenegihugu utari responsable, utanazi inshingano z'itorero mu isi. Sinshaka guca imanza ahantu, ariko nabuze ukundi kuntu nabivuga, munyihanganire. Aha byumvikane neza ko nta munyepolitiki cyangwa se umukandida uba wujuje ubuziranenge 100%, ariko mu bibi bibiri haba harimo icyiza, haba harimo igikanyakanya bitewe na situwasiyo y'igihugu kirimo. Ni ukuvuga ngo amatora niyo avamo umuti cyangwa urupfu rw'igihugu. Abigana ba SNS bamwe navuze bahungiye mu butayu bakitaza abandi ngo kuko babona ari abayobe. Abigana ba SNS bakigira mu butayu mu masengesho, ntibatore umukandida mwiza, birangira hatowe umukandida mubi uzafunga gusengera mu butayu. Reka kangasubiremo ayo murakumva neza. Abigana ba SNS bakigira mu butayu mu masengesho, ntibatore umukandida mwiza, birangira hatowe umukandida mubi uzafunga gusengera mu butayu. Reka dukoreshe manda ya 4 ya Farawo wo mu Rwanda. Jye mwita Farawo wo mu Rwanda, Paul Kagame, jye mwita Farawo wo mu Rwanda. Dukoreshe manda ye ya 4 kuko ngo yamaze gutangaza ko aziyamamaza. Ndumva nta kibazo kirimo kubivugaho kuko ni ibintu biri en public. Mu Rwanda hari itsinda ry'abantu nkeka ko harimo n'abiyita abakristu b'abatutsi bakunze kuvuga ko igihugu cyageze mu maboko ya bene cyo. Ibyo nabyo biravugwa, birahari kuri social media. Sinzi ko ababiterura indamabuye kuko ibyo byaravuzwe. Hari n'irindi tsinda ry'abahutu do service batubwira ko Kagame ari impanga ya Yesu. Ibyo nabyo biriho, byaravuzwe. Ntabwo ndi mwitiku jewe. Nkibaza ntese aya matsinda ashatse gufatira ku ijambo pasitoro runaka mu Rwanda bakamubaza bati, pasito, tuzi ko uri umunyamwuka kandi w'inyangamugayo, none tubwire, birakwiye ko Paul Kagame yakongera kwiyamamaza? Sinzi niba hari umupasitoro uba mu Rwanda wavuga ko bidakwiye kubera gutinya kugirirwa nabi. Ariko se Yesu we yasubiza ati? Kuko we asubiza nka Yesu nyine. Ahangaha biragoye gusubiza mu cyimbo cya Yesu. Icyo nzi, icyo twasomye, ni uko mu kibazo yabajijwe kujyanye n'amatagisi, kujyanye n'imisoro, yakoresheje igikoroto. Abafarisayo n'abasadukayo bari bamuteze babura icyo bavuga. Reka dukoreshe noneho tugenekereze ku Mwuka Wera abinyoboyemo. Reka dukoreshe kese y'abasenyerwa ntangurane nk'igikoroto. Ese uretse rya tekinika hari umuntu wirukanywe mu bye mu Rwanda watora Paul Kagame? Ese hari umuntu utemerewe kwibuka be biciwe i Kibeho, abandi mu Buvumo mu Majyaruguru, abandi muri Kongo, abandi mu magereza, watora Paul Kagame? Ese hari umuntu wo mu miryango y'abacikacumu wabatijwe i Kigarasha, watora Paul Kagame?
Dore bimwe mu bigomba kuranga umukandida wakwishimirwa n'Imana. Dusome kuva igice cya 18 umurongo wa 21. Kuva Exodus, Cyongereza Exodus, kuva igice cya 18 umurongo wa 21 haranditse ngo, kandi utoranye mu bantu bose abashoboye ubucamanza, bubaha Imana, inyangamugayo, banga impongano, ubaha ubutware, bamwe batwara 1,000, abandi 100, abandi 50, abandi 10. Aha ni Mose wabwirwaga na Yetiro wamugira inama ukuntu yatoranya abacamanza. Reka dufatanye uyu murongo no muri Amosi, umuhanuzi Amosi, ibice 5 umurongo wa 24. Ndasoma muri Bibiliya yanditswe nyuma y'intambara, kuko hari mu Kinyarwanda hari cyumvikana cyane neza kurusha yindi cya mbere y'intambara bitewe na generasiyo iriho. Haranditse rero muri Matayo 5 umurongo wa 24 hati, ahubwo ubutabera nibwishyire bwizane nk'umugezi utemba, ubutungane nibusugire busagambe nk'uruzi rutuzuruka. Ngibyo bimwe mu biranga umukandida wishimiwe n'Imana, umukandida abantu bagomba gutora, abakristo bagomba gutora. Muribuka ko hari aho Pawulo yanditse avuga ko abantu bagomba guca bugufi, kubaha abategetsi ko bavuye ku Mana. Ariko abo yavugaga abategetsi ni wa mutegetsi ukoresha itegeko, ukoresha imbaraga za leta, ukoresha inkota y'ubutware mu kwirukana ikibi akimika icyiza. Abadakora ibyo ntabwo abakristo bagomba kububaha, ntimugashukwe. Nuko rero ninde mukristo w'ukuri wavuga ko ku ngoma ya Paul Kagame habayeho ubutabera? Ni kuvuga ko ya mirongo tumaze gusoma mu Kuva ibice 18 umurongo wa 21 no muri Amos 5 umurongo wa 24, bavuga ko ubutabera bugomba kuba bumeze nk'uruzi rutemba, rutajya rwuzuruka, rutajya rukama. Ninde mukristo w'ukuri wavuga ko ku ngoma ya Paul Kagame habayeho ubutabera butemba nk'uruzi rutuzuruka? Kiretse babandi bameze nk'abasadukayo. Umukristo nyakuri wabyemeza ninde? Azagaragara bitubwire. Reka yenda tureke umugezi da, habe n'uruzi, habe n'umuvu, habe n'igitonyanga cy'imvura. Ubwo butabera bwo mu Rwanda umuntu yabugereranya nabwo. Bakristo nyabo bo mu Rwanda nimukanguke, mwe kuyobywa na ya mvugo y'abasadukayo, abakada ba Herodi, ivuga ngo abakristo ntibagomba kwivanga muri politiki. Ikintu gifite imbaraga cyane kandi gifite ingaruka mbi cyane ku buzima bw'igihugu cy'u Rwanda, kuko u Rwanda harimo abakristo benshi, none bemejwe ko, babeshywa ko, babwirwa ko ntibagomba kwivanga muri politiki, ntibagomba kumenya uzatorwa, ntibagomba kumenya impamvu yo gutora. Ibi byose babikora kugira ngo umwijima ukomeze uganze. Ibyo ni ugushukwa, ibyo ni ukuyobywa. Barabashuka bakazimya urumuri rw'isi mwibitseho, umwijima ukaganza. Ubwo ibyo mbahe randevu 2024, muhaguruke muzajye gutora, kandi muzatore uwujuje ibyo Amosi ibice 5:24 avuga. Twabonye ko Paul Kagame ari mu batujuje ibyo ngibyo. Abakristo mugomba gutinyuka, mukaba umunyu n'urumuri by'isi. Gutora ntibisaba kuba mu ishyaka. Hano muri Amerika hari abo bita independent voters, abantu batora ariko bigenga. Navuga ko ndi mw'iryo tsinda ry'abantu, kuko sintora umukandida kubera ko ari uwo mu ishyaka runaka, ahubwo ntora uwo mbona ko yahindura
ibitagenda neza mu gihe runaka. Muri Amerika abakurikira iyo hayoboye abarepubulike aribo twakwita aribo bitwa abakonservative, hari ibikorwa neza n'ibikorwa nabi. Iyo hariho abademokarate bariho ubu ngubu, nabo hari ibyo bica n'ibyo bakora neza. Niyo mpamvu rero mu gihe cyo gutora nyine abantu bigenga batagendera mu mashyaka dutora dukurikije icyo tubona, uko tubona uwahindura ibitameze neza mu gihe tugezemo. Ariko aribyo mpamagarira abakristo bo mu Rwanda nabo kugira ngo be kumera nk'abahese neza, ahubwo bitegure kuzatora umukandida uzahindura ibyo babona bitagenda neza, umukandida uzareka ubushake bw'Imana bugashyirwa mu bikorwa. Icyo ndi kuvuga aha ngaha ni uko njyewe ndatora, hanyuma ngasigara mpanganye na policies cyangwa amategeko mabi yashyirwaho n'uwo natoye. Mba niteguye ko ibyo bintu nzabirwanya. Nibwo buzima bw'umukristo. Ni ukuba umukristo uri responsable nk'umwenegihugu, ukajya mu matora ugatora, ugacishiriza ukareba uwazagerageza kugendana n'Imana, ariko yanabivamo ukaba witeguye kumucalenjinga, ukaba witeguye kwamagana imikorere nk'iyo ngiyo. Sinzi niba nashubije neza ikibazo cy'uyu muvandimwe babazaga niba pasiteri cyangwa umukristo agomba gutora, ariko jyewe nashubije nk'umuntu utari muri confere for la doctrine, nk'uko yenda we yaba afite doctrine atsimbarayeho. Jyewe navuze ko ndi umupresbyterienne, nongeye kubasuhuza abapresbyterienne mwese aho muri, nongeye kubasuhuza. Ariko ntabwo yicano ari abapresbyterienne gusa, ahubwo yicano niyo abantu barenze kuba imbata za doctrine. Ni nako nagerageje gusubiza iki kibazo, niba pasiteri yatora cyangwa umukristo. Navuga ko yenda biterwa na doctrine abantu barimo, ariko icyiza ni ukugendera ku cyo inshingano z'umukristo nize, nk'uko nabisomye ko ni ukuba umunyu n'urumuri by'isi, kandi umwijima mwinshi winjira mu gihugu binyuze mu matora, cyane cyane muri Afurika, aho amatora amajwi yibwa, umukandida akitoresha ku ngufu. Bisaba rero ko umukristo arwanya ibi bintu bivuye inyuma, kugira ngo amatora abe mu mucyo kandi buri jwi rihabwe agaciro karyo. Bene data bakundwa, Imana y'amahoro ibane namwe, kandi mugire ishyaka ryo kuba abakristo bari responsable mu guhindura isi. Reka twubahe Imana dusenge. Mana y'ubutabera butemba nk'uruzi rutuzuruka, twigishe kukubera abambasaderi mu buryo bukwiye, kugira ngo tube umunyu n'urumuri by'isi yugarijwe n'umwijima utezwa n'abafarisayo n'abasadukayo b'iki gihe. Mu mbaraga z'umwuka wera duhugure twe kuba ba ntibindeba nk'abahise neza bahungiye responsabilite zabo mu butayu. Bisabye mu izina rya Yesu umwami n'umukiza wacu, amena.